Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo. Wowe tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, waba uri ku migabane itandukanye y'isi, Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera uhereze Imana icyubahiro, nyemerera uyu munsi wongere uzirikane neza y'Imana ku buzima bwawe. Reba aho Imana igukuye n'aho ikugejeje, reba ibitangaza n'imirimo yakoze, bigutere gushima Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, izinze ijoro izinguye amanywa. Imana ishimwe. Nshuti yanjye, mfasha gushima Imana. Mwene data, mfasha dufatanye gushima Imana. Itwimanye irabyongera irabikoze. Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga muri teme yacu igira iti ese hari umuntu wemerwa n'Imana? Abantu benshi bajya bavuga ko abantu bibeshya. Hari n'abazakubwira ko nta juru ribaho, hari abazakubwira ko ari ibyo kwishuka, hari abazakubwira ko rwose ibyo bintu bidashoboka, yuko Imana utabonye itakumenya. Abantu mbese bagenda bavuga amagambo uko bishakiye, bakagenda bafata Imana uko itari. Ariko nagiraga nkubwire ngo ni ukuri hari abantu bemerwa n'Imana, hari abantu bemewe n'Imana. Ese kugira wemerwe n'Imana bigusaba iki? Narakubwiye ngo kugira ngo Imana ikwemere, icya mbere ni ukuva mu byaha, icya kabiri ni ugukora imirimo ikwiriye umuntu wihannye ibyaha. Imana ishimwe cyane. Rero aka kamwanya muri iki gitondo, birashoboka ko wowe wemerwa n'abantu ukumva birahagije. Ukaba ufite abantu rwose gurupe y'abantu bawe, mbese bya bindi abajene bita ngo abapampe, ukaba wifitiye abapampe bawe bagukomera amashyi ukumva birahagije. Ariko ndaguhaye itangazo muri iki gitondo, ibyo ntabwo bihagije. Igikuru ni uko wemerwa n'Imana, kuko abantu bahindukana n'iminsi n'ibihe. Abantu rwose iminsi ishobora gutuma mutandukana, mwamara gutandukana ibyawe nabo bikaba birarangiye. Rero ushobora gutandukana n'umuntu ari uko agize akazi, ari uko ubuzima buhindutse agiye ahandi hantu, ariko ushobora no gutandukana n'umuntu avanywe mu mubiri kandi yakwemeraga, yagukundaga. Rero ikiza ni ukwemerwa n'Imana idahinduka, Imana igira urukundo rutacuya. Imana nishimwe. Nakubwiraga ngo uharanire kwemerwa n'Imana, kuko iyo Imana ikwemera iragukunda, ikakurengera, ikakurenganura, ikagutabara. Imana ikaguha umugisha mu byo ukora byose, Imana ikagushyira hejuru. Ni hahandi ijambo rivuga ngo ivana umuntu ku cyavu ikamwicaranya n'ibikomangoma. Icyo gihe Imana iba yagushyize hejuru kubwo kukwemera. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana ijya yibuka imirimo myiza umuntu wayo akora, imirimo y'abakiranutsi, imirimo y'abemerwa n'Imana ntabwo yibagirana. Iyo mirimo Imana igenda iyibuka buri gihe ikayikwibukiraho. Umuntu wemerwa n'Imana, Imana ijya imuvuganira, ikamuvuganira ahantu atagera. Imana irakuvuganira. Imana nishimwe cyane. Nyemerera rero muri iki gitondo dusome ijambo ry'Imana, Imigani, igitabo cya Salomo, Imigani ibice 19. Turasoma umurongo wa 22 n'uwa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabyaha umunyabinyoma. Kubaha Uwiteka bitera ubugingo, umwubashye azahora ahaze, ntazagerwaho n'ibibi. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Ni ukuvuga ngo kugira neza kwawe bizagutera gukundwa n'uwo wayigiriye, ariko n'Imana ikwemere biyitere kugukunda. Imana ishimwe cyane.
muri bimwe twavuze byerekana ko umuntu yemerwa n'Imana ni uko akundwa n'Imana. Wambwira uti n'abapagani Imana irabakunda kandi babayeho na neza. Ndabyemera rwose kuko Imana ivushiriza imvura ababi n'abeza, ariko ijambo riratubwiye ngo ineza y'umuntu niyo imutera kugira gute yewe gukundwa. Imana ishimwe. Ineza ugira hari icyo izazana ku buzima bwawe, izagutera gukundwa, kandi ineza ugira izakwagura, izakugwizaho inshuti. Imana ishimwe. Ikindi ngo kandi umukene aruta umunyabinyoma. Rero aho kugira ngo ube umunyabinyoma, birutwa nuko wakibera umukene wubaha Imana. Imana ishimwe. Hari abantu benshi bakijijwe n'ibinyoma, hari abantu benshi bakijijwe no guhuguza, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umukene aruta umunyabinyoma. Imana ishimwe. Bikubwiye ngo rero wihane, wowe wajyaga ukunda gukora ibyaha byo kubeshya, wihane uyu munsi. Wowe wajyaga ukunda ibintu byo guhuguza, kuko iyo uhuguje nabwo uba uri mu byaha by'ibinyoma. Wihane uyu munsi, kuko dusanze umukene, niko ijambo ry'Imana ritubwira, kandi ujye uca akarongo kuko Imana ivugiye muri iyi Bibiliya. Ijambo riratubwiye ngo umukene aruta umunyabinyoma. Imana ishimwe cyane. Ntacyo byaba bikumariye kuba ubundikiye ubutunzi bwo wahuguje, wibye, ndetse kuba uri mu bintu warinze kubeshyera umuntu kugira ngo abivemo. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umukene aruta umunyabinyoma. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma 23 handitse ngo iki? Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kubaha Uwiteka bitera ubugingo. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ntago wakemerwa n'Imana utayubaha, ntibishoboka. Iyo wemewe n'Imana, wemerwa n'Imana, uba uri umuntu uyubaha, uri umuntu ugendera mu mategeko 10 yayo. Icyo Imana ikubuza uba ukizi, ndetse n'ikinezeza Imana uba ukizi, cyane cyane ko Imana yishimira umutima umenetse ucishijwe bugufi. Yewe Imana ishimwe cyane. Ijambo riratubwiye ngo kubaha Uwiteka bitera ubugingo, umwubashye azahora ahaze. Imana ishimwe. Ngo uwubaha Uwiteka ahora ahaze, ahora ahaze amahoro, ahora afite amahoro mu mutima. Uwubaha Uwiteka ararya agahaga akanyurwa, uduke atugiriramo amahoro. Uwubaha Uwiteka ibyo kurya abonye arabirya akumva aranyuzwe. Ntago yishimira kurarikira ibitari ibye, ndetse ntiyishimira kurarikira ibyinshi, ntiyishimira ubukire butari ubwe. Ngo uwubaha Uwiteka ahora ahaze. Imana ishimwe. Ahabwa umunezero wo mu Mana, yumva anyuzwe rwose. Imana ishimwe. Ntazagerwaho n'ibibi. Imana nihabwa icyubahiro. Impamvu atazagerwaho n'ibibi ni iyihe? Ni ukuvuga ijambo ry'Uwiteka riratubwiye ngo ntazagerwaho n'ibibi, bisobanura ntazagerwaho n'ingaruka z'ibyaha. Imana ishimwe. Ntago azagerwaho n'ingaruka z'ibyaha, kuko uwo nguwo aba yubashye Uwiteka. Niwubaha Uwiteka uzareka ibyaha, niwureka ibyaha ntuzagerwaho n'ibibi. Imana ishimwe. Nubwo wambwira uti rwose ndi umukristo, ariko mpura n'intambara, mpura n'ibibi, ibyo bintu bikubaho utabigizemo uruhare, ubiharire Imana yirwanirire, ubiyiharire, ubwire Imana uti rwose njyewe ntabyo nashobora. Hahagarare nk'iyera. Imana ishimwe. Izakunezeza, kuko ijambo ry'Uwiteka ari ryo ribivuze. Iravuze ngo umwubashye azahora ahaze. Imana nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo rero wowe icyo usabwa ni ukubaha Imana ugahora uhaze, kandi icya kabiri nta bibi, nta ngaruka z'ibyaha ushobora guhura nabyo utarigeze ubikora. Nubwo bakwibeshyaho, nubwo bakubara muri ibyo byaha, ariko umutima wawe utagucira urubanza. Ni ukuri uhora uhamye, uhora ushikamye, kandi uhora uwumva uguwe neza rwose, uhora uhaze amahoro yo mu mutima. Imana nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro.
ngo kubaha Uwiteka bitera ubugingo. Nakubwiraga ngo ese hari umuntu wemerwa n'Imana, ni uwubaha Uwiteka. Uwo nguwo uwo wubahwa n'Uwiteka, Imana igira gute? Iramwemera. Imana ishimwe cyane. Imana ibahe umugisha, muhahe muronke, mugendane n'Imana. Shalom shalom.